na Paris Saint-Germain, ikipe Tshisekedi afana. Tshisekedi ni umufana mukuru wa Paris Saint-Germain. Ubwo bari kwerekana amafoto ya Perezida Paul Kagame yicaye muri stade, Tshisekedi yawureberaga kuri ekara. Ari umufana mukuru mu rugo. Ariko buriya nubwo uri kumva ngo hakinaga Bayern Munchen na Paris Saint-Germain, burya sibyo. Ntabwo aribyo byakinaga. Hakinaga iki n'iki? Hakinaga Visit Rwanda, iri gukina na Visit Rwanda. Uri kubyumva? Yego. Hakinaga Visit Rwanda yo mu Budage. Yego. Iri gukina na Visit Rwanda yo mu Bufaransa. Boss wa Visit Rwanda zombi yarahicaye. Abandi bakavuga bati ngo ari mu bitaro. Okay. Niba Parc des Princes nta kibazo, reka tubyemere. Nimba Parc des Princes Stadium ari byo bitaro Perezida Paul Kagame arwariramo, ari kuvurwa na Visit Rwanda, irwarire muze, irwarire rwose, rwara umuti ni Visit Rwanda. Niba Parc des Princes Stadium ari byo bitaro, simaze kubibona babyanditse, reka ngo telefone ubasomere aba bantu ukuntu baba banditse batazajya bagira ngo ni Fairtales akira, basomere. Turi hano ngo tubeshye abantu. Oya, harimo abantu bafite imyumvire utanu. Turi hano ngo turyarye abantu. Kanze nkwereke. Barabyandika ukavuga se aba bantu baba ku isi. Iri ni ishyari gusa, ni urwango gusa. Why? Ibi bintu ntabwo ushobora kubona ukuntu wabisobanura. Ashize amasaha 12. Yego. Iki kizina sinzi ko nakivuga. Aya cyihorere. Haranditse ngo Rwanda. Le président Paul Kagame hospitalisé en Allemagne. Une réunion d'urgence tenue à Kigali. Perezida Paul Kagame ari mu bitaro mu Budage. Ati inama y'igitaraganya yabaye i Kigali. Ejo nabikubwiyeho mu kiganiro. Ni inama yari yobowe n'umujyanama mukuru mu bya gisirikare James Kabarebe na Mubaraka Muganga. Hari inama bakoresheje nyine James Kabarebe hari ikiganiro arimo gutanga. Zandra hamwe na bya bigarasha bo baravuga ngo Perezida Kagame ni indembe, ngo ndetse hari inama yateranye i Kigali yo kureba uburyo agomba gusimbuzwa. Ibyo ngibyo hari umukongomani naramukubwiye w'umuprotch Tshisekedi witwa Mubenga, Jean Claude Mubenga. Yego. Afite channel yitwa Congo Etanu ndetse na Kalonji TV, bo bahise bavuga ngo ararembye. Hano bakonya kuvuga ngo Kigali, le président rwandais Paul Kagame a été transporté en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux après avoir été pris d'un malaise. Kwitabwaho ngo kubw'ubuzima bwe burembye. Urabyumva? Ako barasaze kweri. Hashize amasaha 12 kandi aya masaha yonyine ashize yarari ipari. Muri stade Parc des Princes. Ariko ibi hari n'ikindi giteranyo cy'ikigarasha cyitwa Jean Paul Turayishimiye gifite niba East African Daily channel kuri YouTube. We noneho yakoze ikiganiro muri iki gicuku aba muri Amerika. We yakoze ikiganiro bwagiye gucya amaze gukora ikiganiro kivuga ngo Perezida Kagame arembeye mu Budage, ndabihamya 100% ya makuru ndayafite. Ni nawe munyarwanda wa mbere ubwo bavuga ngo Perezida Kagame yarapfuye ubushize, niwe wari wazanye icyo gihuha akibwira ba Kalonje na ba Mubenga n'abakongomani bose batangira kubyina ngo Perezida Kagame ngo yarapfuye, ngo nuko banze kubivuga. Ariko akibivuga amakuru ya mbere yahawe witwa Padiri Nahimana bafatikanya gukwirakwiza icyo kinyoma. Ejo se twakoreye ikiganiro nkubwira ngo ba Mubenga wenyine yikoreye ikiganiro yimena ndaravuga ngo amakuru y'u Rwanda, ngo abanyarwanda ngo bari bazi ko ngo abakongomani batazajya babona amakuru y'u Rwanda, kandi aba muri Amerika ngo amakuru y'u Rwanda ngo dufite abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abatutsi batumvikana na Kagame ngo bayaduhereza baba hanze y'igihugu. Ni nabwo ejo nahereye nkubwira nta kumbe babandi nabo ubwabo nka Jean Paul Turayishimiye nyine nawe ubwe udafite amakuru y'u Rwanda ni uhereza Mubenga amakuru, ni uha Kalonji amakuru, ku buryo abo bantu amakuru bavuga abanyarwanda bayaha agaciro bakavuga ngo hari icyabaye. Niho rero nanjye nahise menyera ko babantu burya ni ibicupuri. Fake news, dore amafoto, dore video, mubirebe namwe aho mu kiganiro ntabyo mureba. Yicaye muri stade ameze neza boss
perezida Paul Kagame boss wa Visit Rwanda zingahe? Hakinaga Visit Rwanda yo mu Budage mbisubiremo, na Visit Rwanda yo mu Bufaransa, biri guhurira mu Bufaransa Parc des Princes, boss yicaye aho. Yego. Ubyange ubyemere kakurye ndikakurye, uko niko kuri kwambaye suvetoma. Rero bajye bareka kuyobya abantu. Oya, bano bayobya bayobye. Yego. Bayobya abayobye. Natwe turi hano rero kugira ngo tujye tubamwaza tubereke ibyo bavuga ko atari ibyo. We urazuhuragura ibigambo uvuga perezida Paul Kagame, gusa ntabwo nabarenganya kuko perezida Paul Kagame aba harasiyo, sibyo? Kurirwa bamuvuga rwose barabasha kurya ibintu bigende neza. Ibyo byo ntabwo mbijya impaka rwose bamuvuge. Ariko reka nkwibarize, iyo wakoze propagande ukwezi kuzimuvuga ngo perezida Paul Kagame yarapfuye, wajya kubona ukabona uramubonye, ukavuga wamara kumubona ukavuga ati James Kabarebe yarapfuye, wajya kubona ukabona urongeye uramubonye, nta n'isoni ugira, nta soni ugira, nta kimwaro ugira, nkaho bidahagije. Nta kimwaro bagira, nkaho bidahagije. Jerry akongera akagaruka agarura bya bindi ngo noneho ngo yapfuye, ndabizi ngo amakuru ndayafite neza. Nicyo barashonje. So Kagame rwose aragabura, azabagaburira pe. Ariko se basi wamuvuzeho ikindi byo kumuvugaho urupfu ko perezida Paul Kagame ntabwo azabaho nk'umusozi, azapfa. Ariko ntazapfira umunsi ubishakiye, ntazapfira isaha ubishakiye, ntazapfira ukwezi ubishakiye, ntazapfira umwaka ubishakiye. Perezida Paul Kagame kuko atazabaho nk'umusozi, Imana yagennye igihe cye cyo kuvuka, yagennye n'igihe cye cyo kuzapfa. Azapfa. Ariko se wategereje igihe cye gikwiye ko atazigera apfa kitaragera? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wategereje igare rye rikaza ko nta kindi kizamwica kazazira igare rye ruzamwica ko ruri hari Imana yaruteguye, kuko wowe ntacyo wabikoraho. Igihe azamara ko ushobora kuba uri muri aya ngaya, ibuye rimeneka urwondo rukigira gute? Ibuye rimeneka urwondo we wirirwa udeyambira. Na bamwe mu bakongomani ngewe nzi bamubitse barapfuye, bamwe mu bamubitse cyageje ubundi barapfuye. None se ubwo ariko niko kabangana nakubwiye ndibuze kukubwira, niki kibi nyuma yo kuvuga ko perezida Paul Kagame yapfuye? Haba hari ikibazo muri Kongo abakongomani bagomba kujijishwaho, kuko narakubwiye ngo kugira ngo abakongomani bagutega amatwi baguha umwanya, nuko ugomba kuvuga nabi u Rwanda, nuko ugomba kuvuga nabi perezida Paul Kagame. Noneho uzanye ikinyoma ngo perezida Paul Kagame yapfuye, icyo gihe imitima y'abakongomani yose ni wowe uhitizaho, bo bagahita bakira ko yagize ate, yapfuye. Nyamara muri Kongo basinyanye na FCM23 amasezerano ntibayubahirije, n'igihe cyararenze. Abimukira bavuye muri Amerika baravuze ati iyi puberi uyu mwanda ntidushobora kuwubamo, bashaka gusubira iwabo. Abanyaafghanistan bari bagiye kuzanwa muri Kongo, bati bamwe barahanga, ni mu mwanda ari mu kuzimu, akaba ariyo mutujyana, nariko ntitubishaka. Nkaho bidahagije, umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo abaratangaje ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kudutera inkunga ya miliyoni 100 z'amadolari, ahasigaye batoze abasirikare 20,000 bazarinda ibirombe. Ejo ibyo bintu we nagukoreye ikiganiro hano ndakubwira nti sibyo, ntabwo azaba ari abasirikare, bazaba ari abasekirite bisanzwe. Amakuru rero ahari ibyari biteganyijwe nuko mbere hagombaga kubanza gusohorwa 2,200. Na abasekirite bagombaga guhabwa training z'amezi 6. Ibyo nari nabikubwiye ntaranamenya aya makuru. Icya kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamanitse amaboko, ziravuga ziti ibi bintu Kongo ivuga ntitubizi, naho duhuriye nabyo, ntituzi naho babikura, ayo masezerano ntayigeze abaho. Byari byatangajwe na leta, ariko bari basohoye itangazo ribyemeza. Mbere y'uko Amerika ibivuguruza, babanje basohora irindi tangazo ribaba abakongomani. Noneho ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ibihuhura, ivuga iti genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.
ikaze nanone mu biganiro byacu bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Amazina ni Jerry ndetse ndi kumwe na Sympatique. Abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, turabakunda, turabasuje, turabiyegereje, tubifurije amahoro mwese mu byo muri gukora byose. Yego, reka rero duhere ku biba biri kuvugwa ahantu hatandukanye, ariko turi bwibande muri Congo. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiye ko abimukira bavanwaga muri Amerika bajyanwa muri Congo. Abari bamaze kuhagera bavuze bati oya, mwaratujugunye, ntabwo ari igihugu mwaduhaye. Colombia bo baravuze bati nsubize wacu muri Colombia, sha nayo naba mfite ibyaha 500. Ndakwakiriye cyane, waramutse neza. Yes, asante sana. Umeze neza? Yego, umeze neza. Baravuga bati mwaje kutujugunya, iki si igihugu mwatuzanyemo. Yego. Hakaba hari ibindi bivuga muri Congo ihanganye n'ibibazo byinshi. Guhindura itegeko nshinga. Yego. Ibibazo byo kudashyira amasezerano mu bikorwa no kubeshya ndi bakabanyomoza. Hari imfungwa bagombaga kurekura, barekura bamwe, abandi ngo barababima, ngo babima M23 ngo kuko ngo basa n'abanyarwanda. Niyo gahunda. Hakaba hari n'ibindi byavugwaga ko Amerika ije gufasha gutanga umusada ku miliyoni $100 ngo bagira abo batoza bazarinda ibirombe. Yego, ambasade ya Amerika yababwiye reka cira birarura, uretse namwe nta n'ahandi ibyo tubikora, nta naho twabikoze cyo gutoza. Ariko harakari kabyisha inyuma, ndaza kukakubwiriza kukambaza. Ndakwakiriye rero, ibi byose reka tubinyuremo twumve impamvu y'ibi byose biri kuvugwa muri izi mpande zose. Yego, ni ukuvuga ngo ibi bintu rimwe perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze avuga ngo umuntu uzajya inama agasinya amasezerano na perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba akabyubahiriza, akabona bishyize mu bikorwa uko babivuganye, azaze ambwire yuko jyewe ndi umubeshyi. None reba amasezerano yose Amerika yagiye isinyana na Congo, urabyumva? Harazwi, hari n'atazwi, hari n'abantu baravugwa, hari n'atavugwa, hari n'abantu babona bishyizwe mu bikorwa nka byabimukira n'ibindi bigiye biri aho ngaho. Ariko ikintu cya mbere cyo guheraho hari icyo ngicyo cy'amasezerano ya AFC 23 na leta ya Kinshasa. Bajya basinya amasezerano ariko nta kintu na kimwe Kongo igishyira mu bikorwa. Ejo Masadi Buros yaratangaje ngo ubu nona tugendeye ku biganiro byabereye i Geneve mu Busuwisi n'ibyabivuyemo n'imyanzuro yavuyemo, ubu nona uruhande twavuga ko rwagize icyo rukora byibura noneho ni AFC 23 mu kubahiriza amasezerano yasinywe byibura. Ati leta ya Kinshasa ni Masadi Buros, ati leta ya Kinshasa yo habe na cwa nta kantu na kamwe yabikozeho. Ariko uzacunge neza AFC 23 step by step, intambwe ku ntambwe, buhoro buhoro igigenda ishyira mu bikorwa ibintu bikubiye mu masezerano igisinya. Urabizi hari imfungo yarekuye. Yego. Urabizi yemerera abantu bo ba UN bakaza, yemerera n'abandi bose bakaza bakeneye ibiganiro no kugira icyo baganira, byose irabyemera, ikanabatembereza mu bice, ikanabatembereza bakareba uko ubuzima bwifashe, byose bikagenda uko babishaka, barangiza bakanitahira, yewe bagateresha na kashi. Abakozi ba UN bateresha kashi kakantu nakubwira usha. Kinshasa hagategerezwa ikintu yakora bikanga. AFC 23 imaze gusohora imfungwa zigera mu imaze kurekura kuva yafata Goma, imaze kurekura imfungwa zigera ku 8,000 burya. Ibasubiza Kinshasa. Hari ikintu natekereje, buriya ziriya mfungwa bimanye bavuga ko ari abanyarwanda, buriya kongera zifite cyangwa barapfuye, baba barabishe. Tshisekedi afite za kasho nyinshi cyane abatsindamo, sibo gusa n'abakongomani arabica, n'abajenerali arabica. Umujenerali warwanye w'imyaka 83 umwaka ushize Tshisekedi yaramufashe. Uwo mujenerali yari umujenerali w'igihe kirekire, anakoranye na se wa Joseph Kabila, Kabange Laurent Desire Kabila. Ni nawe mujenerali wari warakoze documentaire igaragaza mbere y'uko Laurent Desire Kabila aba perezida
aho yabaga muri Congo, anagaragaza aho Joseph Kabila Kabange yavukiye umva ko yari inararibonye nk'umwana wa Laurent Desire Kabila. Urabyumva neza? N'amavideo ari hanze yarabisohoye abishyira hanze, birahari, yarabivuze, biri hanze. Ariko umwaka ushize Tshisekedi nawe ari mu bo yaketse ngo ashobora kuba ari gukorana n'umwanzi. Umuntu uri muri retirement y'imyaka 83 baramufashe bamujyana muri kasho, bamwiciye muri kasho. Urabyumva? yarababaje. Umusaza w'imyaka 83 nawe ukamufata uri muri retirement Kinshasa ngo nawe ngari mu bagambanyi, ukagenda ukamwica. Sinzi nimba aba akinabona, sinzi nimba aba akinatekereza neza. 83 ni nk'uko nyine wafata nyina wa Tshisekedi kandi waranayirengeje, ukavuga ati uyu mukecuru ari kugambanira igihugu. Ariko we ngo ni umujyanama we mukuru w'ihariye. Yabwiye umuhungu ati nta mukongomani w'umuswahilofone ubaho. Aranamubwira ngo nta mukongomani uvuga ikinyarwanda ubaho, abakongomani ni abangara bavuga iringara. Urabyumva? Nta mukongomani uvuga igiswahili. Mama Martha nyina wa Tshisekedi, umugore wa Etienne Tshisekedi, nta mukongomani uvuga ikinyarwanda. Abo bantu si abakongomani. Basubira iwabo ze. Iwabo ni ndi kwibaza ukuntu nyine yamubwiye ko atari abakongomani. Bari iwabo, ahubwo biroroshye. Urashaka kubanga, urashaka kubihakana, hita ukata indi mipaka iri inyuma yaho bari, ubarekera iwabo. Ariko urashaka kubanga ugumana ubutaka, urabajyana he? Urabajyana he? Esera uretse izi nyiyongozo z'abazungu zaje kwica mu mutwe abirabura zishyiraho imipaka, ubu nona ikibazo kigahita gikuraho imipaka. Kongo yabahite, Uburundi bwabaho bute? Uburundi burata gufunga imipaka. Kongo irata ko ari n'iki n'ubutaka bw'abandi bagiye babihera ku bw'inabi n'iki, imipaka ivuyeho byagenda bite? Niyo mpamvu ujya ubona Afurika yunze ubumwe idashobora kubaho. African Union ira ni pretext, ni cyitiriro. Ntabwo byakunda. African Union, African Union ni ikintu cyanditse. Kujya muri Nigeria bihenze kujya muri Amerika. Ubu kuva muri Afrika gusa kujya muri Nigeria byaba bishobora kugwenda kurusha kujya. Ushaka kuva mu gihugu African Union ni imipaka. Ntabwo bikunda. Nibi bikoma biba mu mitwe y'Abanyafrika bose bigize banyamwigenda. Umupaka wanjye, umupaka wanjye, umupaka wanjye, umupaka wawe. Ukivuga ku mitekerereze ya bamwe mu Banyafurika, ejo niho twahoze tuvuga tuti barangaza abantu, kuko iyo uvuze u Rwanda abantu bose baba bashaka kumva icyo wavuze. Harimo abantu bafite mu mutwe utamenya uko hatekereza. Ubwo Perezida Kagame yari ari kwirebera match Paris mu Bufaransa mu ijoro ryakeye, abandi bari bavuga bati uriya ararwaye, ararembye, ari mu bitaro, ari mu Budage, ni indembe ngo kandi ngo ni Kigali habaye inama idasanzwe yo kureba umusimbura we. Kirisito umupapa. Ubundi Champions League yageze muri 1/2. Yego, ikipe za Visit Rwanda zose zambaye Visit Rwanda. Iri joro hakinnye Bayern Munich na Paris Saint-Germain, ikipe Tshisekedi afana. Tshisekedi ni umufana mukuru wa Paris Saint-Germain. Ubwo bari kwerekana amafoto ya Perezida Paul Kagame yicaye muri stade, Tshisekedi yawureberaga kuri ekara, ari umufana mukuru mu rugo. Ariko buriya nubwo uri kumva ngo hakinaga Bayern Munich na Paris Saint-Germain, burya sibyo. Ntabwo aribyo byakinaga. Hakinaga iki n'iki? Hakinaga Visit Rwanda iri gukina na Visit Rwanda. Uri kubyumva? Yego. Hakinaga Visit Rwanda yo mu Budage. Yego. Iri gukina na Visit Rwanda yo mu Bufaransa. Boss wa Visit Rwanda zombi yarahicaye. Abandi bakavuga bati ngo ari mu bitaro. Okay. Niba Parc des Princes nta kibazo, reka tubyemere. Nimba Parc des Princes Stadium ari byo bitaro Perezida Paul Kagame arwariramo,
ari kuvurwa na Visit Rwanda. Yego. Irwarire muzee, irwarire rwose. rwara umuti ni Visit Rwanda. Niba Parc des Princes Stadium ari byo bitaro, ariko simaze kubibona babyanditse, reka ngo telefone ubasomere aba bantu ukuntu baba banditse batazajya bagira ngo ni Fairtales akira basomere. turi hano ngo tubeshye abantu. Oya, harimo abantu bafite imyumvire turi hano utandukanye, ngo turyarye abantu. Kanze nkwereke, barabyandika ukavuga se Oya, aba reka bantu nkwereke. baba ku isi, iri ni ishyari Ndaje gusa, nkwereke. ni urwango gusa. Wayi ibi bintu ntabwo ushobora kubona ukuntu wabisobanura. Hashize amasaha 12. yego, Iki kizina sinzi ko nakivuga. aya cyihorere. Haranditse ngo Rwanda, le président Paul Kagame hospitalisé en Allemagne, une réunion d'urgence tenue à Kigali. Inama y'igitaraganya. Perezida Paul Kagame ari mu bitaro mu Budage, ati inama y'igitaraganya yabaye i Kigali. Ejo nabikubwiyeho mu kiganiro. Ni inama yari yobowe n'umujyanama mukuru mu bya gisirikare James Kabarebe na Mubaraka Muganga. Hari inama bakoresheje nyine, James Kabarebe hari ikiganiro arimo gutanga. Zandara hamwe na bya bigarasha bo baravuga ngo Perezida Kagame ni indembe, ngo ndetse hari inama yateranye i Kigali yo kureba uburyo agomba gusimbuzwa. Ibyo ngibyo hari umukongomani naramukubwiye w'umuproch Sekedi witwa Mubenga, Jean Claude Mubenga, Yego. afite channel yitwa Congo 5 ndetse na Kalonji TV, bo bahise bavuga ngo ararembye. Hano bakonya kuvuga ngo Kigali, le président rwandais Paul Kagame a été transporté en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux après avoir été pris d'un malaise. Kwitabwaho ngo kubw'ubuzima bwe burembye. Urabyumva? Ako barasaze kweri. Hashize amasaha 12 kandi aya masaha yonyine ashize Yarari i Paris. yarari Paris muri stade Parc des Princes. Ariko ibi hari n'ikindi giteranyo cy'ikigarasha cyitwa Jean Paul Turayishimiye, gifite niba East African Daily channel kuri YouTube. We noneho yakoze ikiganiro muri iki gicuku, aba muri Amerika. We yakoze ikiganiro bwagiye gucya, amaze gukora ikiganiro kivuga ngo Perezida Kagame arembeye mu Budage, ndabihamya 100% ya makuru ndayafite. Ni nawe munyarwanda wa mbere ubwo bavuga ngo Perezida Kagame yarapfuye ubushize, niwe wari wazanye icyo gihuha, akibwira ba Kalonje na ba Mubenga n'abakongomani bose batangira kubyina ngo Perezida Kagame ngo yarapfuye, ngo nuko banze kubivuga. Ariko akibivuga amakuru ya mbere yahawe witwa Padiri Nahimana, bafatikanya gukwirakwiza icyo kinyoma. Ejo se twakoreye ikiganiro bamubwira ngo ba Mubenga wenyine yikoreye ikiganiro yimena ndaravuga ngo amakuru y'u Rwanda, ngo abanyarwanda ngo bari bazi ko ngo abakongomani batazajya babona amakuru y'u Rwanda, kandi aba muri Amerika ngo amakuru y'u Rwanda ngo dufite abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abatutsi batumvikana na Kagame, ngo bayaduhereza baba hanze y'igihugu. Ni nabwo ejo nahereye nkubwira nta kumbe babandi nabo ubwabo nka Jean Paul Turayishimiye nyine nawe ubwe udafite amakuru y'u Rwanda, niwe uhereza Mubenga amakuru, niwe uha Kalonji amakuru, ku buryo abo bantu amakuru bavuga abanyarwanda bayaha agaciro bakavuga ngo hari icyabaye. Niho rero nanjye nahise menyera ko babantu burya ni ibicupuri, fake news. Dore amafoto, dore video, mubirebe namwe aho mu kiganiro ntabyo mureba. Yicaye muri stade ameze neza, Perezida Paul Kagame boss wa Visit Rwanda zingahe. Hakinaga Visit Rwanda yo mu Budage mbisubiremo, na Visit Rwanda yo mu Bufaransa, biri guhurira mu Bufaransa Parc des Princes, boss yicaye aho. Yego. Ubyange ubyemere, kakurye ndikakurye, uko niko kuri kwambaye suvetoma. Rero bajye bareka kuyobya abantu. Oya, bano bayobye. Yego. Bayobya abayobye. Natwe turi hano rero kugira ngo tujye tubamwaza, tubereke ibyo bavuga ko atari ibyo. We urazuhuragura ibigambo uvuga Perezida Paul Kagame gusa, ntabwo nabarenganya kuko Perezida Paul Kagame aba harasiyo, sibyo? Bikurirwa bamuvuga rwose barabasha kurya ibintu bigende neza. Ibyo byo ntabwo mbijya impaka rwose bamuvuge. Ariko reka nkwibarize, iyo wakoze propagande ukwezi kuzimuvuga ngo Perezida Paul Kagame yarapfuye, wajya kubona ukabona uramubonye, ukavuga wamara kumubona ati James Kabarebe yarapfuye,
wajya kubona ukabona urongeye uramubonye, nta n'isoni ugira, nta soni ugira, nta kimwaro ugira, nk'aho bidahagije, cyokora aba bantu nta kimwaro bagira, nk'aho bidahagije Jerry, akongera akagaruka akongera akagaruka agarura bya bindi ngo noneho ngo yapfuye, ndabizi ngo amakuru ndayafite neza. nicyo barashonje. So Kagame rwose aragabura, azabagaburira pe, ariko se basi wamuvuzeho ikindi byo kumuvugaho urupfu ko Perezida Paul Kagame ntabwo azabaho nk'umusozi, azapfa, ariko ntazapfira umunsi ubishakiye, ntazapfira isaha ubishakiye, ntazapfira ukwezi ubishakiye, ntazapfira umwaka ubishakiye. N'uburyo Perezida ushaka. Paul Kagame kuko atazabaho nk'umusozi, Imana yagennye igihe cye cyo kuvuka, yagennye n'igihe cye cyo kuzapfa, azapfa, ariko se wategereje igihe cye gikwiye ko atazigera apfa kitaragera? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wategereje igare rye rikaza ko nta kindi kizamwica kazazira igare rye ruzamwica ko ruri hari Imana yaruteguye, kuko wowe ntacyo wabikoraho. Igihe azamara ko ushobora kuba uri muri aya ngaya, ibuye rimeneka urwondo rukigira gute? rugisukuma, Ibuye rimeneka urwondo, rugisukuma. we wirirwa udeyambira. Na bamwe mu bakongomani ngewe nzi bamubitse barapfuye, bamwe mu bamubitse icyageje ejo bundi barapfuye. Abantu baba None se ubwo, ariko niko kabangana nakubwiye ndibuze kukubwira, ni iki kibi nyuma yo kuvuga ko Perezida Paul Kagame yapfuye? ubundi ni igiki? Haba hari ikibazo muri Kongo, abakongomani bagomba kujijishwaho, kuko narakubwiye ngo kugira ngo abakongomani bagutege amatwi baguhe umwanya, ni uko ugomba kuvuga nabi u Rwanda, ni uko ugomba kuvuga nabi Perezida Paul Kagame. Noneho uzanye ikinyoma ngo Perezida Paul Kagame yapfuye, icyo gihe imitima y'abakongomani yose ni wowe uhitizaho, bo bagahita bakira ko yagize ate, yapfuye. Nyamara muri Kongo basinyanye na FCM23 amasezerano ntibayubahirije, n'igihe cyararenze. Abimukira bavuye muri Amerika baravuze ati iyi puberi uyu mwanda ntidushobora kuwubamo, bashaka gusubira iwabo. Abanyaafghanistan bari bagiye kuzanwa muri Kongo, bati bamwe barahanga, ni mu mwanda, ni mu kuzimu, akaba ariyo mutujyana, nariko ntitubishaka. Nk'aho bidahagije, umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo abaratangaje ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kudutera inkunga ya miliyoni 100 z'amadolari, ahasigaye batoze abasirikare 20,000 bazarinda ibirombe. Ejo ibyo bintu we nagukoreye ikiganiro hano ndakubwira nti sibyo, ntabwo azaba ari abasirikare, bazaba ari abasekirite bisanzwe. Amakuru rero ahari ibyari biteganyijwe nuko mbere hagombaga kubanza gusohorwa 2,200. Ni abasekirite bagombaga guhabwa training z'amezi 6. Ibyo nari nabikubwiye ntaranamenya aya makuru. Icya kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamanitse amaboko, ziravuga ziti ibi bintu Kongo ivuga ntitubizi, naho duhuriye nabyo, ntituzi naho babikura, ayo masezerano ntayigeze abaho. Byari byatangajwe na leta, ariko bari basohoye itangazo ribyemeza. Mbere y'uko Amerika ibivuguruza, babanje basohora irindi tangazo ribaba abakongomani. Noneho ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ibihuhura, ivuga iti ayo masezerano ntayo, uretse n'ibyo nta n'ibindi dukorana nabyo bijya kujya muri iyo context. Ibyo nta bihari. Uranyumvise neza? Ibyo ngibyo byabaye bityo, ibyo ngibyo birangira bityo. Rero icyo nakubwira nabwo, ntabwo nakubwira ko Kongo yari yabyimajinye ngo ize ibirote, ahubwo Kongo yananiwe kwikarumana ibanga. Biriya bintu Amerika yagombaga kuzabikorana na Kongo mu ibanga. Ndetse biranavugwa ko n'icyatumye Amerika ibivamo nuko Kongo yashatse kugaragaza ko ari abaturage ba Kongo bazaba trend, bagatozwa akaba aribo bajyamo. Aruke bateganyaga ko ari abasirikare cyangwa se ari abasekirite ba Eric Prince bagombaga kuzaza akaba aribo barinda iki, ibirombe by'abanyamerika. Kongo biriya yakoze na Amerika yese byanga, iranabyamagana, iranabahakanira, ibabwira ko ayo masezerano atigeze abaho. Bisobanuye ngo leta ya Kinshasa yagizwe injiji, babeshyeye Amerika. Gusa ntibari kubyimagina, ahubwo bitwaye nabi, ntabwo bamenye diplomasi ngo bamenye uburyo ibintu bigomba kugenda. Nicyo ngicyo cyabayeho. Kubw'ibyo rero Amerika yese kibigarama, buriya na feasibility yabyo wumve ko itacyoroshye.
yego reka dusoreze ahangaha ubwo ukuri kuba kugaragara nta muntu wapfa kubeshya abantu basobanutse wababeshya rimwe ukababeshya kabiri gatatu kane ntibyaguhira keretse uri kubeshya mu bitaro amaguru amanitse n'uturadiyo tuzimije. reka ngushimire cyane Sempa ngushimire n'abantu bose bari badukurikiye. asante sana Jerry, nanjye ndagushimiye cyane, ndakwifuza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'abari badukurikiye mukomeze mukore subscribe, like, comment na share, gahunda no gukora akazi.